Burya nibakubwira ngo amasengesho ni inkota ikomeye cyane ujye ubyumva uberereke. Dutangiye filime yacu y'uyu munsi, umwana agiye gufungura umuryango, mu gihe agifungura hahita hinjira inzoka ebyiri. Atangira guhamagara ati mama, ati ngwino urebe. Akireba hasi abona inzoka zirimo zirinyuraguramo. Umwana agira ubwoba cyane, yari agiye gukingura yumvisha hari ukomanze ngo arebe ukomanze uwo ari we. Agikingura abona inzoka, za nzoka ebyiri uko zazaga zinyuraguramo zihita zihindukamo abakobwa babiri beza rwose bakenyeye udutambaro mu gahanga. Ugiye gusobanukirwa neza, niba wageze ahangaha ugiye kumenya impamvu nzanye filime nk'iyi ngiyi kugira ngo ikubere isomo. N'ikindi gihe ujye wubaha kandi unubahirize ibyo ubona. Ibyo tubona ku isi hano twese ntabwo ari ko biduhiga neza, nta nubwo ari ko bitwifuriza ibibi. Umwana aje gukingura hasohoka inzoka ebyiri zihita zivamo abakobwa beza. Mana nyagasani, ugiye gusobanukirwa, ugiye kumenya neza ikikubesheje ahangaha. Niba ugeze ahari bwo bwa mbere, kora subscribe ubundi tubashe kujya mbere. Umwana yarababajije ngo murashaka iki? Murashaka iki hano? Muje gukora iki hano? Abakobwa baramureba neza, baramwitegereza, arabacecekana. Abakobwa rwose bamurya sinye baraceceka. Wibuke uburyo bajemo. Umwana yagize ubwoba. Abakobwa baratambutse baragenda barahindukira, nuko bagenda wibuke uburyo bajemo. Uraza gusobanukirwa niba ugeze ahari ubwa mbere kuri K-Movie Rwanda. Uraza gusobanukirwa hari impamvu nzanye iyi filime, hari impamvu natangiye mvuga kuriya. Umwana yagize ubwoba. Ese ari wowe wakora iki? Ari wowe wakora iki? Ugiye gukingura ngo urebe umuntu ukomanga, inzoka ziba zirinjiye ebyiri, izo nzoka ziba zihindutsemo abantu. Mana nyagasani, ugiye gusobanukirwa. Ntujye kure, tera agatebe wicare, uze hino rwose ubundi usobanukirwe. Umwana yarabitegereje, yabiboneye rwose. Yaraje arabasatira, atangira kubabwira ngo murashaka iki hano? Ngo murashaka iki hano? Ninde mushaka? Abakobwa baramwitegereza cyane rwose, baratuje ntago bashaka kuvuga. Ati murashaka iki hano? Ninde mushaka? Ati mumbwire. Umwana yatangiye kubafesinga, atangira kubabaza ati murashaka iki hano? Abakobwa nabo baramwitegereza, nta kintu bari kuvuga. Umwana agakomeza akababwira ati murashaka iki hano? Ari nako abitegereza. Ati ntabwo munyumva? Ati murashaka iki hano? Abakobwa nabo barakomeza rwose baramureba. Wibuke ni abadayimoni baje mu nzoka. Wababona gutya yagira ngo ni abakobwa beza. Ati ntabwo mushaka kumbwira? Ati nababajije murashaka nde hano? Ninde ubazanye hano? Ati ibintu ni bibiri, murambwira icyo mushaka hano cyangwa musohoke. Ati genda ubwire mama wawe aze hano. Umukobwa amubwira ati genda ubwire mama wawe aze hano. Ati genda umubwire aze hano turamushaka. Umwana akabasubiza ati no. Ati mubanze mumbwire icyo mushaka, kubera iki muje hano? Muramushakira iki? Muramushaka kumukoza iki? Nababajije ngo muje gukora iki hano? Umwana akomeza kubabaza ati ntabwo munyumva ariko? Ati nababwiye ngo murashaka iki hano? Umukobwa akamusubiza ati turashaka mama wawe. Ati mama wawe niwe dushaka. Umwana akababwira ati muramushakira iki? Mumbwire icyo mushaka, icyo muje gukora hano. Mama wanjye muramubaza iki? Ninjye uri hano njyenyine, buri kimwe cyose niyo ugomba kugikontorora. Mama wanjye muramubaza iki? Umama rwose yarabumvaga, nawe yaje avuga uti musubize icyo umwana wanjye ari kubabaza. Murashaka iki hano? Ni iki kibazanye? Ati ntabwo mwumva? Mana nyagasani, ugiye gusobanukirwa. Umumama nawe yaje yarakaye cyane. Umumama yaje yari arimo asenga afite Bibiliya mu ntoki, ari nako abuki n'ababa bakobwa ababwira ati musubize icyo umwana wanjye ababaza. Murashaka iki hano? Muranshakira iki? Bararebanye ba bakobwa, baraseka bamwenyuramo. Urabona ni abakobwa beza cyane rwose. Barangije umukobwa rwose bahagurukira rimwe neza mu cyubahiro cyabo, bafite uburyo bajemo. Wibuke neza baje barabye uturimi nk'utw'inzoka. Ati ndabatsinda mu izina rya Yesu.
ati mwebwe rwose, ati ngiye kubakubitisha isengesho, ati ngiye kubakubitisha kwizera kwanjye. Umukobwa aramwitegereza cyane, ari nako n'uwo nguwo rwose ku ruhande amwitegereza, ati dugufitiye inkuru nziza. Ati inkuru nziza yihe? Ati watuza, ati twaguha buri kimwe cyose ukareka kwizera izo mana zawe zidafite gahunda, ubundi tukabasha kuba twaguha uburinzi buhoraho bw'iteka. Nyagasani barashaka kumutwara ikuzimu. Yabwiye mugenzi we ati mwereka agatambaro, atakira gafate, nurangiza ukambare mu gahanga nk'uko natwe tukambaye, karabasha kuba kaguha uburinzi buhoraho cyane. Ati no, ati tuza, ati ibyo bintu mbwira, mfite Imana Nyagasani ndinda. Ati nizera Imana imwe rukumbi, ibyo bitambaro byanyu ntabyo nshaka. Ati nizera Imana yonyine, Umwami Yesu Kristo watubambiwe ku musaraba, niwe nkunda, niwe nizera. Ibyo bintu byanyu mubisohore. Ati ndavuze ngo mujye musohoke mumvira ahangaha. Ati no, atugomba kwizera ibyo tukubwira. Ati nanjye rega ngomba kwizera Imana yanjye. Ati kandi nkabatsinda mu izina rya Yesu mbakubitishije n'isengesho. Ati munasohoke muva ahangaha mugende mumvire mu nzu. Abakobwa bakomeje kuryumaho, bakomeje gutsimbarara. Ese birarangira bite? Usobanukirwe. Umwana yavuyeyo, yari yicaye mu ntebe, we yaba abonye uburyo bajemo. Disi umumama n'umwana barasenga cyane, bizera Imana. Ati ntabwo twakora mu myuka mibi. Ati mama ibyo ari kubabwira nibyo. Ati wowe nakubonye, ati nawe nakubonye uburyo mwajemo, mwebwe ntabwo murigenzwa na keza. Ati musohokere mu nzu. Ati kandi Imana yacu niyo murinzi wacu. Ati nta bundi burinzi dukeneye, musohoke mugende. Ati twizera Imana yo mu ijuru yaremye ijuru n'isi, ibindi byose ntabwo dushaka kubyumva. Ati mubyumve neza, mubyumvireho mwa bakobwa mwe. Ati rwose buri kimwe cyose mucyumve uko tukibabwira, muva ahangaha musohoke. Ati ntabwo dushobora gusohoka. Ati tuje kukureba. Ati kandi turagutwara. Ati ugomba gukora ugahabwa imbaraga, ugahabwa uburinzi, ufite byinshi ugomba gusohoza. Ibyo ni ibiki? Turaza gusobanukirwa. Umukobwa yakomeje kumubwira ati turagutwara. Ati kandi uburinzi bwawe buri mu maboko yacu, buri muri utu dutambaro dukoresha. Umwana yatangiye kuvuga ati navutse mama senga. Ati nanjye ndasenga. Ati nta mpamvu yuko twasenga ibishushanyo. Ati nta nubwo twakwizera imyuka mibi. Ati mwabadayimoni mwe, mwanzererezi mwe z'abadayimoni. Ati mwana muto, ati tuza wowe ntabyo uzi. Ati turaza gusobanukirwa. Ati tuje. Ati kandi tugomba kubatwara. Ati untwara hehe? Ati Imana yo yantwaye. Ati Imana niyo yantwaye, niyo ifite mu biganza. Umumama arasenga cyane, tubabwira ngo mujye musenga, ababyemera mujye musenga, musenge mu mareyo, kugira ngo Umwami Yesu Kristo abashe kubumva, abashe no kubaha uburinzi buhoraho cyane. Umukobwa ahangaha w'umumama rwose yatangiye gushishwiburiza aba bakobwa babwira ngo muva ahangaha mugende. Umukobwa agakomeza amuhereza agatambaro, atakira agatambaro k'imbaraga n'imigisha. Akangaka niko rwose ushobora kuba waboneraho ibyishimo. Umugabo wawe akagaruka, ati umugabo wawe yarabataye. Ati papa niba yaragiye yaramaze, yagiye kuko agomba kugenda, ntago ari mwe mwamujyanye. Ati kandi aho yagiye azagaruka. Mana Nyagasani, kurikira uraza kumenya ibyo ari byo, intambwe ku yindi. Ntugende rwose udakoze subscribe. Niba wakunze iyi video kuva aho tugeze ahangaha cyangwa aribwo bwa mbere uje, ubashe kuba wasobanukirwa, kora subscribe. Niba warayikoze ukore like, nubona ari nasaba rwose unayisharinga inshuti zawe. Abakobwa bakomeje kumirwa. Ese birarangira biti? Niyo mpamvu ndahangaha kugira ngo mbahe ubusobanuro bwose bushoboka. Umukobwa yakomeje kumubwira ati urimo uratugora cyane, tugiye kuba twaguha isomo wa mugore we. Ese ni irihe somo agiye kuba yamuha? Ese bigiye kugenda bite? Yarebye mugenzi we, bararebana ijisho kurindi. Umukobwa rwose ni abakozi ba Satani bakorera imyuka mibi. Yarongeye aramuhereza, atakira. Ati niyo mahirwe ya nyuma. Ati fata igitambaro ucyambare ku gahanga uko tucyambaye. Ati ahubwo musohoke mumvira ahangaha. Ati nakomeje kubabembekereza. Ati ariko nta nimuhenye bafitiye, musohoka ahangaha. Umukobwa yakomeje kumureba, amureba rwose yakuyeyo imbaraga. Mana Nyagasani, umugore nawe akurayo imbaraga. Ni ukuvuga ngo ahangaha imbaraga za Satani n'iz'Imana zirimo zirahangana. Umugore yakuyeyo, amutunga Bibiliya, barakomeza, aramusunika, arapezanya. Imbaraga za Sekibi n'iz'Uwiteka zirimo zirahangana, zifite imbaraga. Iza Satani zifite imbaraga, gusa n'iz'Imana imbaraga zayo nazo zifite imbaraga. Yaramusunitse yikubita hasi mu ntebe. Undi mukobwa nawe aramureba,
arambwira ati ntabwo ushobora kuntsinda. Yarongeye akurayo pawa, yakuyeyo imbaraga. Umugore nawe arasunika akurayo imbaraga, arambwira ati ndagutsinda mu izina rya Yesu. Ati Imana nyagasani yanzanye ku isi, ati nigomba kuntsindira ibibi nkamwe, ati sinshobora gukorera imbaraga z'umwijima, n'ikindi gihe muzamenye uko mugenda. Umukobwa yakomeje gukurayo pawa, akurayo pawa, arasunika rwose. Undi nawe ati ndagutsinda mu izina rya Yesu, ati ndagutsindisha ijambo ry'Imana, ati kandi nta n'ubwo ugomba kuntsinda. Bwa kabiri, ubugira kabiri, yaramusunitse yikubita hasi. Uyu nawe ararakara, ati urimo urakora amakosa cyane, ati tugiye kukwereka icyo turi cyo. Uyu nawe yakuyeyo pawa, akurayo imbaraga, arasunika, arongera aramupeza, ati ndagukubitisa ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Umwana ari kubireba. Imbaraga za satani zirimo zirahangana n'iz'Imana. Ese ninde uratsinda? Ese birarangira bite? Kurikira niba ugeze ahangaha rwose ubashe kuba wasobanukirwa. Iyi cano ni iyanyu. Filime nk'izi ngizi nzibaho umunsi ku munsi. Uyu nawe yaramutsinze yikubita hasi, agwa kuri wa wundi, akaboko gatangira kumva gafashwe n'amashanyarazi. Umukobwa agira ubwoba, atangira kumureba cyane, ubwoba burabica. Buriya abantu bizera Imana hari imbaraga tuba dufite ziturengera. Ijambo ryose kwizera, ubundi byose biva mu kwizera. Yaramuhereje ka gatambaro, arangije agafata rwose mu kiganza. Ni bya bindi bavuga ngo babiri bafata cyangwa bari kumwe ngo Imana irabasanga. Ariko ndabibonye neza rwose, na babiri bari kumwe Satani arabasanga iyo yabinjiriye. Bafatanye mu kiganza, bagiye kumutsinda. Ese birarangira bite? Ese aritwara ate? Umwana na mama we ndetse na Bibiliya yiwe ndetse no mu kwizera kwe bakuyeyo pawa, barakubita, ya Bibiliya itimucika yikubita hasi. Bibiliya niyo yamufashaga gutsinda umwanzi. Barasetse cyane, baseka rwose, nuko bari guseka kuko bazi icyo bakoze neza. Icyamufashaga, imbaraga zamufashaga barazihuye. Bibiliya iramucika yikubita hasi. Barangije ati twongere, bakuyeyo imbaraga barasunika rwose. Umwana nawe ahita atambika akaboko kiwe, bahita bikubita hasi, barongera bikubita mu ntebe. Ubugira kangahe uraza kumenya neza imbaraga z'Imana ukuntu zikora. Umwana yahise yikubita. Umumama nawe rwose ubwo yari yabandagaye hasi, arongera atura Bibiliya, ati mama, ati ndaje nkwereke mbahe isomo n'ikindi gihe kugira ngo bajye babasha kuba bamenya abo bamenyera. Ati uru rugo ntabwo rumenyera. Ati mwana wanjye, ati ngwino bafite imbaraga, ati ngwino batagufata bafite imbaraga, ati ngwino udakora ikintu kibi rwose. Ati mama, ndeka nkwereke. Ibaze nawe umwana nk'uyu nguyu arashaka kwishora ku bakobwa bananiye mama we, ku bakobwa bazengereje mama we. Umwana yaraje aramubwira ati mama, ati ndeka, ati ngiye nizera Imana yo mu ijuru, ati kandi buri kimwe cyose nakibonye uko cyatangiye, ni nanjye ugomba kugishyiraho iherezo. Ati mwana wanjye, ati reka, ati wibishoramo, ati ibyo ngibyo ndaza kubyikurikirana. Abakobwa baricaye barimo barareba. Umwana yaraje atangira gukurayo imbaraga, yatangiye kubakubitisha umuriro w'amashanyarazi. Ati ndabakubita mu izina rya Yesu. Ati Imana yatabaye Abisiraheli mu nyanja, ati namwe rero, ati mwebwe ntabwo mugomba kutukanga. Umwana yarazengurukaga agakurayo pawa, ati ndabakubita mu izina rya Yesu. Abakobwa hasi bagatangira gutaka, akaza n'imbaraga akabakubita, ati fire. Aba nabo rwose bagatangira kurwara muzunga. Umuriro bakubitisha umuriro rwose w'imbaraga z'Uwiteka. Rwose nuko nguko byagendaga, akabakubita umusubizo. Ati mwana wanjye, ati hoya, ati ntabwo byumvikana. Mama yahise akora ku kimenyetso cy'umusaraba. Abadayimoni, abakobwa yarabakubise, bose barahunga, baburijwe irengero. Ati mama, ati wari ugiye kumbuza ikintu gikomeye. Ati ariko ntabwo nari kugukundira. Ati umbabarire mwana wanjye, ati umbabarire. Ati imbaraga z'amasengesho nizo ziragahoraho. Yarabakubise baragenda, birukana abazimu mu izina rya Yesu. Mama n'umwana barasenga, babana mu nzu, nta papa babo bagira, ariko Imana yabo niyo papa wabo rwose, niyo ibatsindiye umwanzi. Tubabwira ngo mujye musenga cyane. Natangiye mbabwira ngo imbaraga z'amasengesho niyo nkota ikomeye cyane, niyo tugomba kwiringira. Musenge Imana, musome ijambo ry'Imana, muzabasha gutsindishirizwa ibibi nk'ibi ngibi. Tubabwira ngo ni nuko filime yacu igenze.